Yo mama ihangane mukecuru ihangane. Abanyarwandakazi rwose mugerageze uno mukecuru dukorere imigisha. Kuko nkunda kuvuga ngo imigisha niyi dukorera hano mu isi. Intambara. Nabwo mu 2020 ndi wavuye cyane mu bwobo wabona mukota. Noneho mbuze uko mbigenza, mbuze uko mbifata, mbuze uko mbivuga. Wavuye mu mwobo? Mu ntumbe 25 muri bira gutaye mu mwobo. Wowe uva muri muzima ariko bankuyemo nyine itako naryo mbese mbabariyo. Uyu mukecuru ukuntu ngiye mbona abayeho, yego aragenda akajya kureba ahantu bamufungurira ibyo kurya, akaza akabishyira hano akabirya. Reka twongeye tubahe ikaze kuri Bwiza Empire. Abakunzi bacu aho muhereye hose turabasuhuje. Rero uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi umwita umukecuru. Reka tumuhe ikaze atangira bibwira. Umukecuru tuguhaye ikaze. Muraho ndabanza nabasuhuza. Yego. Ikaze mbese ndabashimye ko muze kunsura. Yego. Nubwo mutagira aho munsurira ndi mu macumbi. Ukecuru jya ubyihoreye. Tangira uvuga amazina yawe, uvuga yanjye nditwa Bankunde Godelive. Godelive. Bankunde Godelive. Ufite imyaka ingahe? Imyaka se? Cyangwa ntayo. Reka uzane indangamuntu. Mumva barenza n'indangamuntu. Nacyo kiza. Ntababeshye. Uziko akanakoze. Zaindangamura rwose mana y'isi n'ijuru. Ko nari mfite sigiye hede. Umukecuru utazi imyaka afite urumva kakuze. Byanze bikunze umukecuru ari muri za 90, sibyo? Ntabwo ngeze 80 na. Ko nibuze se. Ibaze kubona umukecuru nk'uyu uba mu nzu imeze gutya ku myaka iri hejuru ya 80. Birababaje se kandi birababaje pepe. Ni nakazu atari nake akodesha. Nabigiye no kumugwaho. Ese muri abane gukodesha? Ntayabona. Oya. Ukodesha si nkodesha. Ndavugisha ukuri. Ntabwo zigiye umusirikare wahaguze. Wavutse? Wavutse muri 52. Ugafite imyaka ingahera 52. Ariko umukecuru uracyafite akaragama gakeya. Uretse bujyaha biri. Yego. Gahora tubwire ubuzima bwawe kugira ngo wisange muri karo kazi udafite aho kuba bimeze biti. Aka kazi nyine kugira ngo mbese nkabone ni nk'Imana mbese yabikoze. Yego. Naye ncubitse mbese hari aho bitanya cyonga. Noneho aka kazi bakubatse hari umuntu ngerijwe. Hari umuntu mbese w'umuturage wari utuye hariya witwa Sibo. Aza kuza kubaka aka kazi. Yego. Akamubatse ati abwira mbese akana kabucura kanje mbese niyo ko kayubatse kagahungu. Aramubwira ati hamagara mukecuru azayibemo. Yego. Atazayibemo. Nibamo. Nta kibazo. Buke haje kuhagurishiriza naho agura n'umusirikare. Yego. Umusirikare arahandekera. Ni uko mbese. Noneho ariko nahiuza hamusubiza. Ntabwo ari inzu yawe. Ntabwo ari yanjye nzamusubiza. Abana bawe bari he bimeze bite umugabo ari he? Ntawe. Umugabo yarapfuye. Vuguriya muri kamera apfuye ryari? Reka se namenye igihe. Yapfuye 94. Yapfuye mu ntambara. Mu ntambara. Abana bawe se bari he? Abana mbese twasigaranye ni tubiri. Agakobwa kifura n'agahungu kabucura. Ako kibera mbese mu Bugesera. Yego. Niko baba sinavuga ngo ndi kumwe n'umwana mu. Harapfuye mu ntambara se? Barapfuye. Bangahe? 3. Intambara kwica abana 3. None se ubu nubanga intambara ikira ariko mbere y'intambara ufite ahantu uba. Hahese ko nabwo nari ncumbitse nabwo nkuko nguko. Intambara mu mbere y'intambara nari ncumbitse papa yarapfuye apfuye ndetse asiga mu nzu. Asize mu nzu papa yarafite abagore 2. Yego. Umugore mukuru abana be barahanyaka barahangurishije. Ndabyihora sinirwa murega nemera. None ndibaza ubuyobozi bw'inanga nzi ko abantu bacitse ku icumu fariji bafasha ikabubakira kuki batakubakiye
kugeza amaryinganye. Sinzi icyo kintu nanjye nicyo mbese nari nkurikiye kuzabaza rwose. Yego. Yego baramfasha. Abagusuye se ngo bakubaze akabanza ko bakubakiramo? Baramfasha. Akabanza bagafite se? Ngoboka. Ariko aho bayima singiraho nyirira. Ntugiraho uyirira. Baguhingoboka gusa. Kandi ukodesha nta hantu ufite. Gusa iyi shambure tuyijyamo muti. Gutyo. Kuba ni gatoya cyane. Ni gatoya mpfa kuryama ku Imana ibishaka. Kugisa utavuze ngo bakubakiye mukecuru. Yari njye se ntabivuga. Ntagiye ntabivuga rwose. Wabibwiye nde? Bampaye n'inumero zayo umudugudu barawurya. Baguhaye? Inimero zayo si uretse yuko ntazi. Nimero z'iki? Z'umudugudu. Yego. Ngiye kureba. Kureba umudugudu se? Usanga barawuriye. Bariye iki? Uwo mudugudu. Abarya nyine. Umudugudu baguhaye. Usanga barawuriye. Ubwo rero mbese ubwo ibyo nibyo narenteze kugira ngo gute nkazabikurikira nkabaza nyine mu mudugudu wawe. Baguhaye ni farije baguhaye ni iki? Ni farije. Kezajya kubeshya rwose pe. Farije yakwaye mudugudu? Rwose nagiye hari imurinje. Yego. Hano imurinje. Barawunyandikiye. Uri mutarahohotewe se ahubwo? Nirahohote barawunyandikiye. Ibyo ninde twabibaza? Ubwo no kuzabibaza abayobozi bandi. Uvanga umudugudu yarabizi se? Yarabizi ariko yavuye. Farije irageraho kwereka ukonzi ko farije yitanze inzu. Nagiye rwose pe. Barayikwereka inzu yawe. Yego kugaragara. Igihe nakabuze ngo giye kugira isubiyeyo. Umukecuru kuri ihohoterwa. Umudugudu ndabubura. Dore hano murinja rwose. Kutabibwiye ubuyobozi se mukecuru? Ibyo kintu nicyo nari nteze kuzajya kubaza. Ntaza bawuriye wagiye kureba inzu yasanganura. Nagiye kureba ngo nyitahe mbese njye mu mudugudu kimwe n'abandi. Inzu yari iri he mukecuru? Hano murinja. Imurinja hajyegwa na hehe? Imurinja? Hano muri no mudugudu imurinja. Niho bakubaka inzu yawe? Niho bari baranyubakiye inzu. None ukaba usaje udafite n'urwaye wo kwishima. Ubu sinzi ubona yo kwishima mukecuru? Sinishyura. Rwose mbeshye nabambeshye. Inde muzi umukecuru twebwe ko yatubwira atari ukubeshya? Ntabwo rwose ari uramuzi? Ngwino tubwire. Ntabwo ndetse ko umukecuru inda yibanamo? Ngwino hano. Rwose bakuririye umudugudu. Kuki utagiye mu buyobozi ngo wabaze impamvu bagutwariye umudugudu se? Rwose icyo kintu nicyo narangayeho ntagiye kubaza. Sinjya kubeshya ngo narababajije ariko nicyo narangayeho. Uyu mukecuru uramuzi? Hagarara hano. Uramuzi. Uyu mukecuru abaye hate? Uyu mukecuru ukuntu ngiye mbona abayeho. Yego. Aragenda akajya kureba ahantu bamufungurira ibyo kurya akaza akabishyira hano akabirya. Nkuko yababwiye afite abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Nibo mbona baraza bakamusura. Ajya gufunguza. Baba we. Ngo baraza bakamusura akongera bakigendera. Baba we. Niwe wiraranamo hano. Ubu se muzasanga ikiko cyamuriyemo tukamureba nka mu gitondo cyangwa igihe tuboneye umwanya. Yego. Agenda akajya gufunguza. Bakamuha ibyo kurya. Ni ugufunguza. Iyi nzu ayiberamo ubuntu ntabwo bakwima. Ntabwo bamwima. Abaturage bose baramfasha. Kandi ngiye ngo wenda muhuze mubwire byose mufite byo mwifuza ibibazo mufite byahangaye inzu giye kubagwaho. Uyu mukecuru icyo nk'ubuyobozi bwamufasha bwamuhaho kuba. Kuko arabisaba akabibona, nta buri byarya ntiyabona n'icyo kunywa, ariko ikibazo ntabwo agera hafi. None ko yatubwiye ko bamuhaye umudugudu ngo bakawutwara bimeze biti? Ibyo ntabwo mbizi kuko nanjye ntabwo mbizi, nanjye ncumbitse haruguru nuko namubona. Ariko umuntu gutya we yigwa agenda yo kwisabira ibyo kurya akaza akaryama. Yakora koze akarara wenyine. Bakiraza mu nzu wenyine. Inzu ntabwo izamugwaho. Yewe inzu izamugwaho rwose. Reka tugushimire urakoze cyane. Iyo mikoro. Niko mukecuru. Ngaho tubwiye rero. Ubayeho ugenda ukisabira ukaza ukaryama. Nkaryama. Kandi umupfakazi. Kandi umupfakazi. Inkovu tubona ufite hano yatewe n'iki? N'intambara rwose. Intambara. Navuye mu ntumbi 20 ndiye wavuye cyane mu bwobo wabona mukota. Yo mama ihangane mukecuru ihangane. Noneho mbuze uko mbigenza, mbuze uko mbifata, mbuze uko mbivuga. Wavuye mu mwobo? Mu ntumbi 25 muri
biragutaye mu mwobo wowe uva muri muzima ariko bankuyemo nyine iyo tako naryo mbese reka imbabare yo ihangane mukecuru sibyo ariko se ubasha kugenda nibura ngenda sukuma nyine ntujya sukuma nagira imana nahura nawe ukwamika inshuti tega ndamuherutse ugende ubwo nkagenda bakanshyikiriza muri make utunzwe no gusaba igihe batari bampa ko kagungubuka njya gusaba simvuga ngo ariko uyu mukecuru afite ibibazo byinshi afite inkovu n'inkovu ni inkovu mbese kimwe niyo kwa ngaho n'aha ngaha twajya mu nzu se sinakwereka ihangane sibyo ujya usenga se mukecuru ujya ubasha kujya gusenga njya gusenga insengero batari bazifunga rwose najyaga wajya gusenga ubu ntukibona aho usengera ashwe barazifunze ariko simpabura njya muri gaturika ubundi nabatirijwe amapanikote njya muri gaturika nkagenda mbese nkumva iryo jambo ry'Imana rikampumuriza ntujye mu Imana izaguhindura ubuzima se ukabasha kubaho neza ndiho neza uretse ko ntapfa ngenda bakampa icyo ndya ubundi nta muriro ufite se iyi ni itoroshi ucanisha kugira ngo uhabone nta muriro iyi niyo kugira ngo uhabone ujya ni uko ndacana birababaje ariko jye nizeye isaha n'isaha ko ubuzima bwawe bushobora guhinduka sibyo nk'uko rero abanyarwanda mudukurikiye murumva uyu mukecuru ni umupfakazi wa jenoside nta mugabo afite abana babiri nawe sinzi iyo bari abandi 3 barapfuye nk'uko musanzwe mudufasha kuri Rwiza Empire n'uyu mukecuru rero mu gihe cyo mukora uyu mukecuru ave muri ubu buzima arakodesha ntacyo kurya afite iyo agize Imana abona umuhereza reka tubereke n'ahantu harara kugira ngo koko mubone ko hano hantu kuri iyi si hari ahantu bababaye sibyo katukwereka mukecuru twerekana ahantu urara iki ahantu ndara rwose murasanga ari heza abitanga dore banzaniye kamatoro aha niho utekera mukecuru ubu ntabwo uzahira mu nzu muteye hehe abanyitsa namwe ni mu ndebe barayitangiye bangura kamatoro ni mu ndebe namwe ahantu harira mumbabarire mumbwire ndebera ahangaha ni uriya mukecuru aha niho ndara rwose niho mba rwose n'ahandi dore akamatera ngaka araraho banguriye rwose abagira neza rwose baba we dore hatekera abanyarwandakazi rwose mugerageze uno mukecuru dukorere imigisha kuko nkunda kuvuga ngo imigisha niyi dukorera hano mu isi sibyo mukecuru nicyo usaba abanyarwanda nicyo asaba umuntu udukurikiye uzo ndasaba aho naba gusa kuba gukora nabyo kurya nabyo kunywa rero sinzuguye n'inzu icyo shaka naho mba wenda n'Imana n'umuntu yakorera umugisha ariko nkabona aho mbirira hagaragara yego hagize umuntu ushaka kugufasha yabigenza gute yagenda twashyiraho nimero yacu hanyuma hagiye ikiboneka tukakiguhereza nyine mwanjyana hariya aho babikuza nta kibazo reka tugushimire urakoze cyane ariko isaha n'isaha ubuzima bwahinduka sibyo jya wizera yego witeka azagira ibyo akora sibyo rwose pe namwe murakoze kuza urakoze nawe namwe kuza kunsura rwose